Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu n'umutumirwa umwami w'Induga Bwana Mashira, umwe mu bahinza 28 b'ibihugu gakondo byagizwe u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto, akaba n'umwe mu bagize inama y'igihugu y'ubwami gakondo, mu bakomoka n'abavuka mu gihugu cyagizwe u Rwanda. Tugiye kuganira rero ku bibazo byugarije akarere k'ibiyaga bigari, aho ibyo bibazo birimo intambara z'urudaca zishingiye ku bavuga ko barengera uburenganzira bw'abanyarwanda n'abaharanira kwagura u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari. Reka tubanze twumve aya majwi ya Felicite Mwemayire, umututsikazi w'umucikacumu ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Cyonzi nuko ibyobo ni investigation ushobora gukora ukayibona. Ibyobo n'utubunda, hari abantu bari bafite utubunda, utwo tubunda rero babahaye nicyo bababwiye batubaha. Turashaka kuzabimenya, batubahaye bababwira ko muzabigenza gute? None se giye kwa Kayiranga bantaye ni mu rugo rw'umututsi, kandi narabibabwiye. Nyamirambo hari ibyo bibiri by'impanga mana yanjye, bibiri by'impanga, kandi nta kintu yari yabicukuriye pe. Rwari urugo rufite za fosse boutique mu nzu nziza ya kadasitire, niko icyo gihe bazitaga. Nta kintu yari yacukuriye icyo cyobo gihari habe na kimwe, kandi byari byegereye inzu. Niyo waba ugiye kubaka ya tuwarete ya Dumburi ntabwo wayegereza inzu. Ubwo rero ko byagenze bara umupfu, hari abantu bahawe imbunda, hari n'abihungiye barigendera bagaruka ari abacikacumu. Ntabwo abatutsi bose bari babizi, nanjye ntabyo narenze. Ntabwo abatutsi bose bari babizi, hari abatutsi bagambaniye abatutsi. Ibyo bintu tujye tubivuga uko byagenze. Hari abatutsi bitwaga ko mbega bo simbizi, sinzi uburemere bw'ubututsi ko babupima, ariko hari abatutsi bafashe ibyemezo ku bandi batutsi. Niyo mbivuze baranyanga ngo ntabwo bazi niba ndi n'umututsi. Hari abatutsi badufatiye ibyemezo, twebwe rubanda ruciriritse rw'abatutsi baciriritse. Hari abadufatiye ibyemezo, ibyo byemezo badufatiye rero reka niceceke, mbihorere. Icyo nzi cyo nuko jenoside yakorewe abatutsi yari yarateguriwe abahutu, ariko uwabibwiwe atyo akabyemera nawe ni umurwayi wo mu mutwe. Kuko kukubwira ngo wowe baguhaye akabunda ngo ugende ukaryamane mu nzu iwawe, ngo hanyuma ngo sinzi uko bizagenda, ngo hanyuma wowe ukica abahutu, uzabicisha iki? Anyway, sawa, uko byagenze bara umupfu, twarabizize. Mwe mwafashe utubunda, mwe mwacukuye ibyobo, ni mwe mwatwicishije, mwe nabo mwari mwabiganiriye. Kuki mutabashije no kubona ko ibyo bintu bababwira bidashoboka, ko ahubwo bizatumarisha, kandi ko ariko byagenze. Abatutsi b'abakire rega mfitanye nabo urubanza, njyewe mfitanye nabo urubanza. Nimba babyita ishyari, sinzi uko babyita, bashobora kuba babyita ishyari. Nari zari ibintu byanyu mbatse, nta shyari bafite, ariko mwadufatiye ibyemezo bigayitse. Mudufatiye ibyemezo bigayitse, ntago nzabura kubibabwira. Rero njye simvugira mivumbi kumuvumba, njyewe ntago nzabibababarira. Mugomba kudusobanurira ukuntu mudufataho ibyemezo bitugiraho ingaruka nk'izo byatugizeho. Ntago bishoboka, ntago mushobora kuzaducika ngo ejo mujye kubyina rwose ngo natwe turabacika. Muri abacikacumu. Uwo bahaye imbunda yarangiza akanapfana nayo, uwo nguwo rwose ndavuga ngo bravo. Nubwo twajyanye bwose mukajyana n'abacu benshi, ariko muri abantu babi cyane. Rwose mwumvaga bizagenda gute? Mufashe utubunda murongoreranye hirya iyo ngiyo, mubwiranye ukuntu uko kuntu tubiguyemo. None mwe turabacikacumu rwose twacitse. Byemezo bibi mwadufata, ariko uzi kuba umuvictime ukuntu biryoha. Ntabwo mubizi. Uzi kuba nta kintu na kimwe bakubaza, ntacyo wikopa, biryoha kubi. Biryoha kubi. Niyo mpamvu abatutsi bo mu Rwanda
barokotse bya nyabyo, FPR ikabajyana mu bwicanyi, muri mu gihombo, muri mu gihombo kirenze n'icyo mwagize mupfusha abantu. Ntabwo mubyumva. Uzi kugira ngo ube uri umuvictime birangira uri umukrimineri, ni ibyago nk'ibindi byago byose. Mbese oya n'ubwishongozi bwagezeho buraza, n'ubwishongozi bwagezeho buraza rwose, ntabwo tujya tuvuga ibintu uko byagenze. Bwagezeho buraza, bakajya bageraho. Hari umuntu twahoranye muri Grex wigeze kumbwira ngo hari umwana wamubwiye ibintu bimeze nkaho sinzi ibintu yamubwiye birangije, ariko byo nubwo yabimubwiraga undi atazi n'ibyo arimo amubwira, byarangiye uwo wamubwiraga ko uwo wundi ari mu kaga birangira ari upfuye, undi arahari n'uyu munsi. Ubwo rero mwamukeka ko tutabizi, tuzabibabaza ababashije kurokoka, kuko hari abari bafite utwo tubunda baratubica. Nk'uko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama, gorora byose vuba, gorora byose vuba. Ndagukeje umwami w'Induga. Hano ni muri studio za Gorora byose vuba, kubw'ubusabe n'ubutumire mu kiganiro cyanyu cy'ubushize. Ikiganiro twakoranye mbanza no kugushimira by'umwihariko, badusabye yuko twakongera tukaganira, ariko cyane cyane tuganira ku ijambo wavuze yuko mu by'ukuri ukurikije amateka twaganiriyeho cyangwa se ayo wadusangije, yuko ndi umunyarwanda igereranywa na Egiputa y'abatuye akarere k'ibiyaga bigari, kuko bimaze kugaragara ko ndi umunyarwanda ariyo mbogamizi y'amahoro n'ubwisanzure n'amahoro arambye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ndagira ngo umwami w'Induga, niba utwemereye ukaba utwumva neza, utubwire hanyuma udufashe usobanurire abakurikira Gorora byose vuba kuri iki kintu, kuko ni ikintu gikomeye, by'umwihariko nkatwe abantu bizera kandi bemera Imana. Hari abantu benshi batarabasha kumva neza yuko akarere k'ibiyaga bigari gahanganye n'imbaraga z'imyuka mibi. Ari nayo mpamvu ngewe wenda uri budufashe ukadusobanura, nge ntatinya kuvuga yuko mu mwuka mubi ukomeye wateye akarere k'ibiyaga bigari harimo n'umwuka cyangwa se umudayimoni wa ndi umunyarwanda. Ndagira ngo twihuse udusobanurire muri iki kiganiro, uraza usobanurira abadukurikiye uburyo ki abantu basohoka, kuko twigeze kumva ijambo ry'umuntu avuga yuko ngo hari abantu bategetswe imyaka 400 ngo ndetse ko ari imbwa, ngo ari abateruzi b'ibindi n'ibindi bintu. Ariko ibyo byose ntabwo tubivugiye kugira ngo tureme urwango mu bantu, ahubwo turagira ngo twerekane imbaraga z'abadayimoni batatse aka karere k'ibiyaga bigari. Ese nk'umwami w'Induga, nk'umwe mu bagize inama y'igihugu bwami gakondo, ni gute twasohoka mu myaka 400 cyangwa se igereranywa na ya myaka Abisirayeli basohotse mu butayu, bazengurutse ubutayu, murambabarire, ni gute, ni irihe rembo ryasohora abatuye akarere k'ibiyaga bigari mu butayu, mu bucakara, abantu bamazemo imyaka 400? Ndagira ngo umwami Mashira muri ikiganiro uze kutwemerera usobanurira abadukurikiye, udusobanurire mu ncamake inama y'igihugu y'ubwami gakondo ni iki, igamije iki, ireba bande. Noneho tunaganira uze no kudusobanurira muri make nanone utubwire se ko bimaze kugaragara yuko abantu biyita abanyarwanda, bimaze kugaragara ko abahutu bari kurwanira kuba abanyarwanda, hakaba abatutsi barwanira kuba abanyarwanda, kandi tukaba tubiri kugaragara yuko umudayimoni wa ndi umunyarwanda ariwe wateye aka karere k'ibiyaga bigari. Ni gute tuzamenya ubwoko cyangwa se abantu uwo mudayimoni akoreramo? Ikaze umwami w'Induga, ubanza kwibwira abakurikiye Gorora byose vuba, hanyuma dukomeze ikiganiro. Ndagukeje umwami wacu, kangusuhuze
amazina yanjye busanzwe bwite mama na data banyishe ni Mukiza Hezron. Ariko nkuko bivuze uti hari inama y'igihugu y'ubwami gakondo, hagiyeho itsinda ry'abami gakondo 28 bijyanye n'ibihugu byacu 28 twambuye n'abanyarwanda n'u Rwanda. Bityo rero twahisemo gusubirana amazina yacu gakondo, nkavuga ngiye ndi umwami wa Nduga, Nduga ngari ya Kibanda, Jenda, Mugina na Kabugondo. Aba rero ndi umwami Mashira. Ndagushuje rero muri rw'igihutu, nkubwiye ko navuga ikinyarwanda nyindi umuhutu uvuga ururimi rw'igihutu. Nongere nsobanurira neza abankurikiye, iyo mvuze ngende umuhutu uvuga ururimi rw'igihutu, hari abantu babyumva bakabishyira muri wa muhutu wandi umunyarwanda uriya mbese batuzeho umucakara imyaka 400. Oya, iyo mvuga umuhutu bavuga umuntu nk'abantu, umwuka wa kimuntu, ufite roho ya kimuntu, utiba, utica, utanyaga, udasahura, utarya ivandu, uvuga ururimi rw'abantu. Abazungu bakunde kwisha ikibantu, ariko ngiyewe mvuga ururimi rw'abantu, igihutu. Murakoze. Warumbajije utese ni riherembo ituvana muri umunyarwanda dusubiza wacu muri gakondo. Nge nene yarabyise ni inzira ituvana mu gihugu, ituvana muri Egiputa isubiza mu gihugu cyacu gakondo karemano. Uko nkatwe kugira ngo twite abanyarwanda ni igitutsi. Buryo umuntu akwise umunyarwanda abagututse. Kuko nkuko wavuze uti hari umudamu wavuze ati murimbwa, twabatuze imyaka 400 muri imbwa zacu muri abateruzi b'ikibindi. Biriya binavuga burya harantu dakunda ukuri n'ukuri. Ariko nawe hari ukuntu burya adekiriva u Rwanda cyangwa se agaragaza u Rwanda, noneho abantu bakumva ko bavuga rura Rwanda mbese ruriya imipaka y'abakoroni turebe uyu munsi. Ariko burya iyo mari avuga u Rwanda nawe yavuga nk'abana iyo bangu n'abanyarwanda, ugasanga umuntu yaraho mutatu umunyarwanda kandi wabo ni mu Murera, cyangwa se wawe yenda ni mu Kibari, cyangwa se yenda wabo yenda ni Murera. Urugero nka Rukara yari umwami w'Umurera, noneho akaba ari umwami yari umugabo muremure ufite ibigango, kandi rero akaba ari umwami ukomeye cyane afite igihugu kinini cyane. Kuko burya hari ibintu abanyarwanda bavuga ngo u Rwanda ngo rwagiraga ngo hanaha, ariko nta u Rwanda nigeze rurenga iwacu mu Nduga. Aho rero burya rero Nduga na Gasabo ni cyaje bita abanyarwanda, ariko ibindi bihugu byose bisigaye byose nkuko bavuga nti turi 28 ntibigeze y'u Rwanda, ntibigeze haba u Rwanda. Niyo Nduga bari bayigezemo baje kwiba kwica n'ibikiri. Niyo umwami wahageze bwa mbere w'umunyarwanda Kagame bambwe Sekarongoro n'ubushize narababwiye cyo mibangwa bisobanura. Kuko burya amazina y'abanyarwanda muzayakurikire ni naho ibanga riri. Mara mbibiri banga kugira ngo mwige amazina y'abanyarwanda, niho muzamenya no ko umunyarwanda ninde, kuko muzasanga umunyarwanda atari umuhutu, atari umututsi, atari umutwa. Ahubwo umunyarwanda ni shitani iri mu karere. Urumva ihishe mu batutsi, ugasanga tuzaba ngo ngende umunyarwanda, ugasanga umuhutu ava mu Rwanda. Ariko ubajije nk'umututsi avuga uti abita abatutsi avuga uti mbabarira umuguru ubututsi bwawe ubukura hehe? Kuko ubututsi bwabo mwami wacu babureba ngo umututsi ngo bari muremure ngo afite ingamo asongoye, ariko binaga ari byo ni ridiculous, ni ibintu nibisabye. Donc kugira ngo ntava kwijambo wambajije cyangwa avuga byinshi, ndaza kugira ngo ngenda nkatakata kugira ngo ubashe kusubiza kuri subject yawe nta kwishira ikiganiro. Cyo nashaka kubwira nuko nta muhutu w'umunyarwanda ubaho, cyo kintu cyumvikana bije ku ruhande. Ubundi kugira ngo bitwe umuhutu ibintu bikurikizwa byakurikizwaga cyangwa se na n'uyu munsi bikurikizwa. Urabona nk'iyo umunyarwanda ageze hano muri Afrika y'Epfo, avuga ati arahajya akavuga ati niwe, avuga ati uriya n'umuhutu, uriya n'umututsi, uriya n'umutwe, yageze bwa mbere. Ariko muri Afrika y'Epfo ntitugira umuhutu, ariko umunyarwanda ageze avuga ngo uriya n'umuhutu, uriya n'umuhutu, uriya n'umututsi, uriya n'umutwe. Uzi impamvu? Nuko muri ndi umunyarwanda bafite ubwoko bw'umuhutu n'ubwoko bw'umututsi bashushanyije. Bara nk'urugero kuvuga nk'iyo bageze hano bavuga ko abakita abakosa cyangwa se abakosa ngo n'abatutsi, ariko abatutsi abakosa ni bene mutwa, ni abatwa bafite sekoro n'umutwa, ariko no ni barebare kandi n'inzobe. Iminyarwanda hageze avuga ngo n'abatutsi. No muri Kenya rwose sinzi niba habaye nabaye muri Kenya,
umunyarwanda hageraga bavanga abagikungu n'abatutsi kandi abagikungu nta ari abatutsi sibyo donc ikibazo ni ndi umunyarwanda hariya ariyo mpamvu bavandimwe banteze amatwi mwese muhere ku banyekongo uko bita umwanzi wabo umwanzi w'abanyekongo uyu munsi bamwita nde umunyarwanda aho niho hari igisubizo cy'ibibazo byacu kuko n'abanyamurenge umwanzi wo bita umwanzi wabo ninde bavuga ko umwanzi wabo ari umunyarwanda bavandimwe twumvikane abaganda uyu munsi umwanzi bafite wabo ni umunyarwanda abatanzania birukanye umunyarwanda kera uko Tanzania iri mu bihugu bya mbere byamenye umunyarwanda abandi ni Burundi ubu ngubu niba hari ikintu kibangamiye Burundi ni umunyarwanda twebwe ibyo bigeze iwacu bigenda gute umwanzi wacu abandi tuzi n'umwanzi wacu ntushaka kurwana n'umuntu rero ngo umutsinde utaramumenya ntushaka kurwana utari washobora kudefinisa umwanzi urwana nawe umushyiraho akadomo gute dore nguriye mujombe urutoki komeza ntaza gucikwa niba araho nacitse ngarure gato kugira ngo nkomeze ndashaka kugira ngo iki kintu gishyire iherezo umuntu tugwe turi abanyarwanda kandi ko turi bo oya ntaho wacitswe rwose ahubwo ndagira ngo wongere ushimangire neza kubera ko iyo uvuze ngo abantu bamenye umwanzi wabo neza dufite ikibazo gikomeye cy'abatutsi bakomeje kwiyita abanyarwanda noneho biranagoye kubera yuko ibikorwa abanyarwanda bakora babyitirira abatutsi ndagira ngo ushyire umucyo kubera yuko isura y'abatutsi muri aka karere k'ibiyaga bigari iri kugenda ihindana n'isura y'abahutu yarahindanye kubera ko abahutu abanyarwanda bashyize bumvishije akarere n'isi yuko abahutu aribo bicanyi ngo aribo bakoze jenoside ndagira ngo ufashe neza abantu basobanukiye iki kintu kuko hari n'abashobora kutwumva bakagira ngo wenda turi gushaka guhembera urwango ariko mu by'ukuri abantu bamenye neza ngo umunyarwanda akora ate ni ukubera icyo umunyarwanda akomeza kwiyomatanya n'umututsi ni ukubera icyo abahutu abanyarwanda bakomeza gukurura abahutu babumvisha ko ari abanyarwanda ariko abantu ubwoko busobanutse neza umwami wacu n'ubwoko bw'abatwa abatwa banze kwemera yuko ari abanyarwanda kandi pozisiyo yabo rwose ngenda yemera cyane ndagira ngo udufashe abantu badukurikiye bumve neza abatutsi bakiyita abanyarwanda bashingira kuki ubasobanurire abatutsi bagikoreshwa n'abanyarwanda mu buryo bwo gusenya no gusahura akarere urababwira iki abahutu bagikoreshwa n'abanyarwanda urababwira iki umwami ngiye kuguha ariko abantu bambabarire nivuga amazina si uko bapfobya cyangwa kubavuga nabi ngiye guha ingero ebyiri yego urugero rumwe mwese kumva ikiganiro cy'umuntu witwa Kayumba Nyamwasa dukunze kwita Kayumba Nyamwasa Bahutu yaravuze ati siye kavuze mu cyongereza yaravuze ati ngewe tubavuga ko ndi FDLR nta kintu namwita uretse kuba kumwita umusazi ati kuko ngewe ndi umututsi kandi jenoside yakorewe abatutsi kuvuga ati ngewe ni umututsi ndi n'umucikacumu ariko se buriya Kayumba ni umututsi ntabwo ari umututsi ntabwo ashobora kumumagariye ukamagara muvukaho urababini hamwe ngo imenyere ku bututsi bwawe ntabwo yanyereka ko Kayumba nicyo kiri mu itu Rwanda nta gise kuzagira none se umuntu uvuye Bugande yagira mu Rwanda akaba umututsi gute none se Bugande habaye abatutsi ukabyibaza ahubwo Bugande biramamba ari abanyarwanda nk'uko bw'abanyarwanda wumva ahantu hari amacenga ahandi meretse kuba ndebe ikiganiro cy'abagabo babiri b'abasozo umwe yitwa Bosco Ndarama ndumva afite kanari yitwa Karame Rwanda urumva already harimo ikibazo umuntu w'umusonzo aho kugira ngo avuga ati Karame Rusozo agira ipfunwe ryo kwitwa uwo ari we kuko ndi umunyarwanda ikintu maze kugutesha agaciro bwa mbere ni ukukwambura ururimi rwawe ukakwambura ubwoko bwawe ukakwambura igihugu cyawe ngo ugeze kuvuga ubushize uti umuntu akwambura ururimi rwawe nicyo bagamije donc uyu maze kwambura ubwoko bwawe ururimi rwawe n'ubutaka bwawe niki kintu abagamije n'umuco wawe noneho yari afite umutumirwa yari witwa Ntaganzwa sinzi kirindi Ntaganzwa noneho iyo baganira umva bese bavungura ikinyarwanda kumva no bakikanira nyine kuko mundi kugira ngo wace kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda no kuvuga indimi ebyiri buryo urungu nuvuga witwa nyine abenshi bagita ikinyenduga nanjye ngita ikinyenduga ndi umunyenduga ariko ugahurira muri za ndimi gakondo bantu ndimi z'ababantu nyine none nkavuga ni igihutu ariko ikinyenduga ni Ruganza nizo ndimi zigize ikinyarwanda kandi izo ndimi ntushaka kuzivuga utavuka muri zo mpugu kuko ni indimi zivuga n'ubugenge n'ubugeni kugira ngo ruzivuge
ugomba kuba naburi gakondo y'izo ndimi. None iyo umuntu wese afashe kuvuga ikinyarwanda akikikanirana ubu mwumva. Arimo numva rero ntaganda nkumva ntaganzwa nkumva no mu isozo bose n'abatoto. Ukumva bavuga ikinyarwanda kwikanira adashaka gukora ijambo bita ibintu. Ijambo bita ibintu ashaka kurikora. Amubwira nese nkahita n'umuza itekerezo uvuga nti iki kintu cyandi umunyarwanda ikintu cya mbere kidukorera ni ukutujyana mu bucakara bwo muri Egiputa. Kuko iyo umaze kubona umucakara bibiri umwambura muvandimwe umwambura ururimi rwe. Yego. Iyo mwambura ururimi rwawe yakurangije umuntu ukamwambura ubwoko bwe. Sibyo? Yego. Ukamwambura igihugu cye. Urugero ukamwambura igihugu cye. Noneho bwe kasubira inyuma nkwereke ubwoko bw'umusozo. Umuntu n'umusozo. Umusozo ni igihugu kizwi. Ubwo nubwo n'igihugu bw'ubusozo bwuzuye nta kindi kintu ukurikiraho. Ubusozo ushobora kuhasanga ubuzigaba aribwo bwoko, ukahasanga ububanda, ukahasanga ubusinga, cyangwa se ukahasanga ubusinga burya cyane ahantu usanga henshi predominated ari abasinga. Twabe ko hasanze abasinga. Uyu ugeze mu Rwanda nk'ubu ugiye nko mu Rwanda bari abantu bita abanyarwanda abenshi ntabwo bakibuka n'ubwoko bwabo gakondo. Warubizi bamwe batari kubambwiye kera bategambye ko mwajya ngo ndi umusinga sinibuka. Kuko bahita bukwibagiza ikintu cyembere kwambura ubwoko bwawe. Hano ubundi bakwambura ururimi rwawe. Urumva aho kugira ngo uvuge igisozo cyo givuga ikinyarwanda. Bakubwiye ko kuvuga ikinyarwanda noneho wakivuga uko gusana kizo kivuga ngo ikinyarwanda nabi ikinyarwanda. Ono kibazo tese ubundi kugira ngo ikinyarwanda umunyarwanda. Bagombye ko bibaza ikinyarwanda gute. Ubona nka mwami wacu urumurashe uvuga ikirashe uvuga ikinyarwanda gute kuko urumurashe. Nibyo rwose nge ntabwo mvuga ikinyarwanda ngiye mvuga ikirashe. Noneho nkanjye noneho ubwo tumaze kuba ko kwambura ubwoko bwawe nyine bwa businga cyangwa se bwa busindi bagahita kwambara rwamigwe bw'urusozo. Noneho n'igihugu cyawe kabakikwambura icyo gihe ubuze ururimi nako ubuze ubwoko ubuze ururimi ubuze n'igihugu. Kuko ugeze mu Rwanda niyo karagitezera ngo umucakara baguha ururimi rw'ikinyarwanda baguha ubwoko bw'ubunyarwanda bakagwa n'igihugu cy'u Rwanda ukabura buzimiye uragiye uratakaye. None ukagisigara uvuga nka bare ba narcissist babinakubwiraga babonye busozo uvuga cyangwa nje kwikanira ko atari ibyawe utinya no kuvuga nge sindi uwo nge nduyo. Rero ikintu cyo cyanzanye muri aka kanya no kugira ngo dutinyura abantu basubira iwabo gatanga kambere ube uburiwe ube umusozo nta kintu cyiza nko umusozo. Bete nkwereke kugira ngo cya kintu cy'u Rwanda kigeraho kigeze hakoreshejwe uburyo bwinshi bushize twarabuvuze. Hari harimo intambara harimo amayeri yo gushyingiranwa nibyo. Noneho hakazamo negociation. Burya ntago bagendaga barwana ahantu hose. Negociation, ubucengeri nko gukoresha abakobwa babo nko gushingira abakobwa mbi bakoze iwacu muri kwadushingira umukobwa ona kwita sogokuru wacu Mashira. Imaze kuvuga ngo kirane kuvuga bakoreshaga intambara, negociation, ubucengeri n'abakobwa. Yego. Abakobwa babo ubyumva ko nubaki bikoresha bavuga ati twebwe tuzohereza abakobwa bacu b'abanyarwandakazi bagende barongorwe mu bindi bihugu nka bihugu tuzabifatishije nkariza abakobwa bacu Atafrika bishobora kumara bya yabo banyarwanda. Yego yabikoresha. Twarabyumvise byavuzwe n'umunyamakuru Kenisi. Twarabyumvise. Abanyarwanda ahantu bakanagiye bwa mbere mu gihugu cy'Kinyaga hari mu Kinyaga n'ahantu bita mu Mpara. Mu Mpara hari havuye umuntu w'umukinduzi ukomeye cyane w'iwacu wari waramaze abantu ikagarwa gataraka. Ona hageze nyine hashinze ibirindiro nyine by'ibyandu umunyarwanda noneho kajyamo bigiza abantu buhoro buhoro. Noneho wahagera uvuye mu busozo yakureba according ko bitewe nuko abanyarwanda bari bagennye ubwoko yakureba yasanga uri mugufi yatora umuntu yasanga uri murema atora umututsi. Urumva ko umunyarwanda abanyarwanda n'amashitani. Kumbe uvuye mu busozo yende uri umusindi ufite igihugu umugari rw'igisozo igihugu cyawe cy'ubusozo agahita rukwambura akavuga ko ikinyarwanda bwa bwoko bwagahita bugita akabukomba nabwo akakwita umuhutu cyangwa se akakwita umututsi cyangwa akakwita umutwe. Noneho akagwaza ururimi rw'ikinyarwanda ukaba mu cakara bihe byose. Nkavuga ni igihe kirageze kugira ngo twidebrase iki kintu cy'u Rwanda na ndi umunyarwanda. Kuko utega mutwe abanyekongo n'ibintu kuko hari similarite nyinshi cyane z'uko u Rwanda rwabayeho nibera muri Kongo. Maje ko bwate batwica n'abanyarwanda rero baturi bandu. Hari na raporo nshya y'umwaka ushize ya UNICEF ivuga iti ahantu hari abanyarwanda hari abafashe muri Goma
buri minota 30 umwana aribwa ivando kuko muri ndi umunyarwanda nta kintu badakora niba bava umwana aribwa ivando rero ntabwo bavuga ngo umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu umwana aribwa ivando nta kintu kizira kibaho ku munyarwanda icyo gihe rero ntabwo bane dukore inzira cyangwa se umuhanda utuvana mu gihugu cy'Egiputa udusubiza iwacu mu bihugu byacu gakondo umuntu w'umusozo tumufashe gusubira iwabo ntabwo vuze ngo tugende gutiye kurwana no dusubira iwacu n'ubu turi hano burya impamvu yuko ubwene gihugu buragendanwa sinzi abantu babizi ubwene gihugu buri mu kanwa niko tugendana ndi umunyarwanda kandi waguze kubugendana ndi umusozo ndi umunyenduga ndi umushuru ndi murera ndi umushi ndi umunyambiriri gutyo kandi ibihugu byacu bya ni munsi ntabwo bangu cyangwa ngo habaye birahari mpanavuga nti abantu bacu baratuka intiti zacu tuzakora icyo bita intellectual scientific research cyangwa se umwami w'Induga nagira ngo ngusabe usobanurira abantu kubera ko hari abantu bagira impungenge bakavuga ati niduhaguruka tujya kuvuga yuko turi kurwanira kubohora igihugu cyacu cy'igisaka igihugu cyacu cy'ubusozo igihugu cyacu cy'ikinyaga mbese gakondo yacu uko yari iri itarasigwa irangi ryitwa ndi umunyarwanda n'u Rwanda hari abantu bavuga bati ese igihugu tuzakigabanyamo ibice 28 urabamarize impungenge inama y'igihugu bwami gakondo mwabitekerejeho iki cyangwa se murabitekerezaho iki none se ubu nge nawe ntabwo nturi umurashi yego muri wanyu mu burashi ntimo tuvuga ikirashi ntimo tuvuga ikinyendo umuntu arwanye nawe se ahita turaje gufata ndimo byanyine ubwene gihugu buri mu kanwa ubundi hano nk'umunyenduga simba hano nk'umunyarwanda none nawe uri hose niba uri umusozo tangira wipo ndi umunyarwanda uvuga aho mundeba hangendi ngiye uko mungiye nanga ngenda n'ubusozo ngenda n'ubushiro ngenda n'ubugutinga urumva ngenda n'ikibare nduyu ntago nduriye uvuga utangira ubivuga uyu munsi ubwo nagiye buri bakanga abavandimwe ntabwo guza kurwana ngo kubita abantu ngo no ubu ni cyo gihe cyo kuvuga turaba ijambo tuvuga rero kuri uyu wamaze kwibahoza byarangiye urakoze cyane umwami ndagira ngo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu icy'uyu munsi ugire ubutumwa ugenera abanyapolitike sinzi niba wenda hari ubutumwa bwihariye nk'inama y'igihugu bwami gakondo cyangwa se nk'umwami w'Induga wagenera abanyapolitike cyane cyane abaharanira impinduka nziza mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko abakomoka mu gihugu cyitwa u Rwanda yego ndagukeje umwami wacu ndagukeje umwami w'Induga ubwo narimo mvuga ni mukanya nabivuzaniye ikintu cyo kuvuga reka turebe ubu tuvugana kuri isaha ndi muri Afrika y'Epfo niho ntuye reka ndebe ku isaha ndabona isaha ari saa 6 zuzuye ubu tuvugana umwanzi w'akarere n'umunyarwanda yego period Uganda Tanzania Burundi ahantu hose umwanzi w'akarere n'umunyarwanda none nawe wajya kurwana no kuhoza u Rwanda gute kandi umva akarere gafite ikibazo y'uko umuntu gatera ari umunyarwanda wowe iyo birinjira kwa umunyapolitiki abanyapolitiki batanu bazamura imyumvire wowe abantu biteguye kurwanya umunyarwanda nawe utuhanda umunyarwanda ngiye kurwana n'umunyarwanda none se umunyarwanda umushaka iki kandi nawe uri umunyarwanda none se umunyarwanda arwanya n'umunyarwanda kubiri ni ikibazo afite kuki murwanya abandi banyarwanda kandi namwe muri abanyarwanda donc abantu bazamura imyumvire abantu tuvuge tutese turarwana nande nabivuze mukanyitangira umwanzi wacu ni nde turwana nawe sofa aho tuvugana se turwana abanyarwanda hari opposition dufite nyarwanda bivuga ngo ngirwana no kuhoza u Rwanda urahoza u Rwanda kandi abanyarwanda barimo barwagura ese mu byukuri ni igitekerezo ni ikihe ni cyo gufatanya n'abarwagura cyangwa se gufatanya n'abarurwanya nyine bari hariya ruraguka mu bihugu by'abantu rumaze kwaguka Goma Bukavu Nyanzare Rucuro Masisi Bukavu Goma bare bahavuye twabibonye ko Uvira bayahavuye twabibonye abanye kuntu abantu bishinye kuko bari abanyarwanda bari bahavuye ntago bavuye ngo hababe n'abatutsi wabyibishije abati n'abanyarwanda baragiye abanyarwanda wende kwawo abanyarwanda warudiye kwawo yego usujya kumva ngo piga uwo munyarwanda ko manyoko none se twebwe tujya kubana n'umunyarwanda tujya kubona nande umwanzi wacu ninde kuki abanyapolitike bacu badashaka kuzamura ako kantu bavuge bati tubonye yo kurwanya n'umunyarwanda none tumara kurwanya n'umunyarwanda ikibazo ni ikihe what will be the next aho tangiye kwatekereza
niba dufite igihugu cy'u Rwanda gifite ubuso kare 2025 niba ntibeshye n'ibice, noneho tuvuge tuti iki kintu cyitwa u Rwanda n'umundi ko cyanduranya mu karere, ni gute twabana n'andi mahanga neza n'umundi ko twabanagana neza na mbere hose. Iki kintu cyitwa u Rwanda tukagira kuntu tukibanisha n'abaturanyi, ndetse byaba ngombwa tukisanisha nabo, kuko n'undi hano butaka tugira, tukaba mu gihugu cyagutse, tukaba mu gihugu kirimo akayaga, tukaba ahantu dufite ubutaka, ahantu dufite dushobora gufata ibikingi. Bazi ko buriya abantu muri Kongo bagira ibikingi, igihe mu Rwanda ibikingi bagomba kujya kubyiba, ubanza kwica abantu kugira ngo bambure ubwo butaka, ngira ngo uburyo ubona yuko biri basenyera abantu. Urumva nubwo Kardinali Kambanda avuga ati turashima Imana ko nta munyarwanda usenyerwa, kandi ko nta munyarwanda usenyerwa. Mpambaza abantu bacu bumve icyo bita critical language, ukuntu bese ururimi rw'ikinyarwanda n'ururimi rushobora gukorwa manipulation bigakunda, kandi ururimi rwose rushobora kuri manipulation birashoboka. Navuga ati ese uriya muntu yavuze ati nta munyarwanda usenyerwa, nta munyarwanda ubundabunda, nta munyarwanda ubunga. Wewe mwami wacu ahuri nzi ko wahunze, wewe mwami wacu ahuri nzi ko ubundabunda, yewe nzi ko hari n'abavandimwe n'abaturanyi basenyewe. Ukabukina navuga ngo ndi umunyarwanda kandi warasenyewe, uri impunzi ubundabunda. Wese waje ngo abantu bite ngo iki, iyo mbise amazina y'abantu ndabatutse. Wowe umuntu avuga ati nta munyarwanda usenyerwa, wari ugasanga se warasenyewe barabundabunda, n'abahuru babundabunda, nanjye ndi hano muri Afurika y'Epfo ndabundabunda. Ubwo ufite ikibazo si twebwe, kuko ufite ikibazo n'umunyarwanda, cyangwa afite ikibazo twebwe turwana ndi umunyarwanda. Abantu nibiyambure ikarita ndi umunyarwanda. Umuntu utiyambure kuba umunyarwanda, ko nta muntu umunyarwanda ubaho, nambi bavuga bibabwira nta munyarwanda w'umunyarwanda ubaho. Ntago hari hantu ugeze mu Rwanda n'umunsi n'umwe amazina y'abanyarwanda arazwi, ni ba Kanobana, ni ba Kayumba, ni ba kabuza amazina yabo. Noneho tureba amazina yabo n'ayacu, kuko niba tuvinda imwe ko turi abanyarwanda, kuki tutitirana kuki amazina yabo n'ayacu bidata, kuki ngo nk'izina ahubwo nimbwira ikizina Rugwiza kurinda bivuga ntabyo bambwira ko Musinga burya yitaga burya Musinga yari ngo Rugwiza kurinda. Uzi cyo Rugwiza kurinda bisobanura? Oya ntabwo nkizi. Rugwiza ubwirinzi abiya Kagame ngo afite ngo ni mera z'ubwirinzi, abiya Kagame yita ngo ni ingamba z'ubwirinzi. Ngo ni ingamba z'ubwirinzi niko yitaga burya nawe Rugwiza kurinda, ingamba z'ubwirinzi niko yitaga. Numva ko bafite amazina bihita, bafite ukuntu amazina yabo adafite ibisobanuro mu ndimi zacu. Abo bantu rero ntacyo dupfana n'abanyarwanda. Nta muntu umunyarwanda ubaho bavandimwe, nta muntu umunyarwanda ubaho. Pambi babwira abantu nibasubira iwabo bagatanga kamera bavuga atari koste kuko njyewe ndi umunyarwanda. Niba ntari wese ndinde, niba ntari umunyarwanda nabura reka ndeba hondi uhagarara uvuga uti okay, ndiye cya gihugu gifite amateritwari sinzira mu bizi, cya gihugu gifite amateritwari imbere yuko bari abanyarwanda baza nyine bakakigabanya kuriya bakagiramo teritwari enye, ariko gifite teritwari zacu gakondo karemano, atari nazazindi 10 zagira private 10 burya zo bazigabanyije. Usubiye iwacu ukavuga uti Nduga, ini teritwari izwi y'abanyenduga, ituye abanyenduga, nta kintu cyitwa umunyarwanda cyo kubutaka bwa Nduga, sinzi n'ubizi. Yego, ugiye iwanyu mu Gisaka, buriya wanyu Gisaka ntihigeze hatura umuntu witwa umunyarwanda, hari hatuye abantu abanyagisaka abenshi usanga bagizwe n'abagesera bazirankende. Wowe ndumva warambwiye yuko uri cyarya ndumwungura, ambwiye ko umwungura. Yego, ari niyo mpamvu buriya umwami wacu ako kantu habu gafata kandi kantu fate note. Buriya umwami wategetse uzwi cyane mu Bugoyi nako mu Bushiru yari umwungura, niwe Nyamako. Kandi Nyamako yaje avuye iwanyu, uko Nyamako bivuga makuba, avuye iwanyu ahunga abanyarwanda. None uyu munsi wowe wamwungura utakivuga n'ubwungura bwe, utakivuga n'igihugu cy'Igisaka, uti ndi umunyarwanda. Umva ko ububaye iki, ububaye imbwa. Niyo mpamvu mutama avuga ati muri imbwa, kandi uko tunese ko tutari imbwa. Maze uvuye iwanyu isoko bavanye bamuhiga, ageze amahirwe, ejo ndamufasheho miri nawe ngo umunyarwanda, kuko ntago umwami w'Ubushiru yigeze yitwa umunyarwanda. Uko Ubushiru bwabaye u Rwanda tuzabiganiraho kugira ngo kitaba kirekire mu kiganiro gitaha. Umwami w'Indo ugenda uvuga uti ndi umwungura w'umunyagisaka, si ndi umunyarwanda, nta mvugura ndi wikirate. Uvuga ko ubonye ubwungura bwawe n'ubwoko, Igisaka n'igihugu cyawe n'ururimi rwanjye. Nibyo rwose. Ahubwo umwami ukiri aho ngaho, ndagira ngo muri ubwo butumwa uri kugenera abanyapolitike
dufite ikibazo gikomeye mu mateka ari kuranga iki gihugu, aho leta igiyeho cyane cyane mu gihe cya repubulika, nubwo twabibonye ko no ku gihe cy'abanyarwanda bakuraho ingoma z'abahinza z'abasogokuruza ariko babigenje, bagiye bahindura ibintu byose. Ariko noneho ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe cya repubulika ya mbere yagiyeho ishyiraho ibendera, ishyiraho ikirangantego ndetse n'indirimbo n'itegeko nshinga. Noneho repubulika n'iya kabiri babihuriraho. Repubulika ya gatatu ariyo nakwita ya FPR Inkotanyi, baje bahindura bya birango, nyamara bose bavuga yuko igihugu cyabo ari u Rwanda. Cyakora icyo FPR yirinze guhindura ni u Rwanda, izina ry'u Rwanda. Yahinduye amazina y'amaperefegitura, amakomine n'ibindi, twabikozeho ikiganiro cy'ejo hahise. Ndagira ngo udufashe abanyapolitike bari kurwana bavuga yuko bari kurwanira kubohora u Rwanda. Mu by'ukuri ibi cyonyine ntabwo iki kintu kibereka yuko u Rwanda barwanira buri wese afite isura rufatamo, na cyane ko ibirango n'amabendera n'ibirangantego n'indirimbo n'itegeko nshinga batabyemeranywaho. Urababwira iki? none se nyine niyo kavuga mu kanya hari ahantu wari wabona ishyanga bavuga ko abanyarwanda bose hari wari wabona ishyanga ku isi ribaho ritumvikana ku birango na logo z'igihugu n'ibendera ry'igihugu n'indirimbo z'igihugu abategeko nshinga ashobora guhinduka, ariko logo icyo national anthem n'ibendera nta nzu byahinduka bihinduka cyane byahindutse hari iwacu. Kandi noneho nubwo hari n'ibihugu bishobora kubihindura, ariko nubwo niba bihinduye baba babyemeranwaho. Warubizi bavuga ati no tushaka kubyemeranwaho bakabihindura, ariko babyemeranwaho bakavuga ati duhinduye idarapo, duhinduye indirimbo z'igihugu, duhinduye logo, ariko tubyemeranyijweho. Hari cya gihugu cy'u Rwanda rero ntabwo babyemeranwaho. Kinabikwereka yuko bari abantu hari ibintu baduhisha, yaba repubulika ya mbere, yaba ari iya kabiri, yaba n'iya gatatu, hari baduhisha. Kuko ni gute wabonye ishyanga ku isi ritumvikana ku mateka yaryo, ritumvikana ku birango byaryo, ritumvikana ku ndirimbo y'igihugu, ritumvikana no ku ibendera ry'igihugu? Numva ko ni ikibazo. Gusa abantu bashaka kubihindura yego, ariko bakabyumvikanaho. Bana nk'urugero nkumbajije utese iriya darapo tureba uyu munsi baryemera, nabaryemera ashaka ikizi ngende umunyarwanda, ntabwo nshaka kuryemera. Kandi n'abari abanyarwanda bari ku butegetsi nabo ntabyo bemera, kuko ubundi bariya bari ku butegetsi urebye bariya benshi ni abanyarwanda. Sinzi niba ubizi, burya benshi bagizwe n'abanyarwanda. Ari niyo mpamvu hano uvuze utese ku kibahinduye ibindi byose ariko bakirinda guhindura izina u Rwanda. Uzi impamvu? Ni uko kiriya gihugu cyitwa u Rwanda kitigeze kirenga Gasabo na Gitara na Nduga ariho nkomoka, hariho basekuru babo majorite yabo bagihanze. Ari niyo mpamvu mu itegeko nshinga ryabo bavuga ngo twebwe abanyarwanda turashima Imana mw'uru Rwanda. Twebwe abanyarwanda, utega amatwi, twebwe abanyarwanda duhaye icyubahiro abakurambere bacu bitanze batizigama barwana intambara yo guhanga u Rwanda. Nkaho mwungura w'igisaka hari isoko rufite rwenda intambara yo guhanga u Rwanda. Oya, basogokuruza banjye bose bazize intambara yo basogokuruza banjye bose ni inzirakarengane z'intambara y'u Rwanda. Ni victime. Sokuru ni victime. Rwanda ni victime y'intambara zo guhanga u Rwanda. None z'ubwenge nawe umunyarwanda gute? Therefore niba ndi mu gihugu ntafitemo abasokuruza banjye bagihanze cyangwa bakirwaniye, ntago ndi umunyarwanda, ntago ndi uwo mwene gihugu. Ahubwo wasanga mu icyo gihugu ndi mu Misiri, ndi muri Egiputa, nkaba ndwana intambara yo kwikura mu Rwanda, njya mu gihugu cyanjye cy'amasezerano. Ikindi Haleluya. ujye wumva indirimbo z'abasokuruza bacu nk'iyo baririmba ngo dukora revolution muri 59 twigobotora ingoyi ya Gihake niyagikoronize. Akantu kumva twigobotora ingoyi ya Gihake niyagikoronize, banze kwita ingoyi y'ubucaka. None bose barasinye ubwene gihugu, umwe gihugu agira umwe gihugu umucakara. Niwo muntu wibohozaga wikura mu bucakara, mwanze guhuza ubwene gihugu ryari. No kumuntu yaramagurira ko umucakara so umuntu burya ntago umucakara umuntu, burya umucakara ni itungo ry'igihugu. Niba warwanaga na mwene wanyu wita umwene gihugu wawutunzeho umucakara, mwaje guhuza ubwene gihugu uti umva ko kantu karangwa baje badisha kwigobotora ingoyi ya Gihake, ingoyi y'ubucakara niyagikoronize. Gikoronize mbese ni ukuvuga abanyamahanga. To hari abanyamahanga b'abazungu bari hari ingoyi ibakandamije n'indi ngoyi y'ubucakara, kandi iyo bucakara
bakaba yari ya bene wabo ngo bari bafatanyiriza igihugu, none mwene wanyu kugira umucakara akaba akiri mwene wanyu, umuntu mwene wanyu agatuma umucakara mbere byakunda. Ari nabyo Mari yavuga, ntabwo rero ushobora gufata mwene wanyu mu bitangiye igihugu, musangiye igihugu, musangiye ururimi, musangiye ubwoko, musangiye ibirango, musangiye ibibaranga byose, uvuga ngo musangiye ubwene igihugu. Numva ko aho hantu Repubulika ya mbere ari n'iya kabiri ari ahantu yagiye ihisha abuzukuru bayo babacakara, kako no barabacakara, kuko ntabwo wambye kuva biye mu bucakara noneho bwacya ukajya mu kiringiti kimwe n'umuntu wari gutuze nk'umucakara mugasangira ubwene igihugu, ntibikunda. Niyo mpamvu byabaye exposed. Mari yavuga ati mweze murimbwa muri abana b'imbwa ntacyo dupfana. Si ukuri, ni ukuri rwose. ni ukuri. None mu by'ukuri urabona hakorwa iki kugira ngo iri rembo cyangwa se iki gihe tuzengurutse mu butayu imyaka 400 Mari yavuze kugira ngo tuyisohokemo, na cyane ko abantu kuyisohokamo nk'uko bivuze baracyajya mu kiringiti kimwe cyanda umunyarwanda bagahoberana n'ubita umucakara mu gihugu cyabo, mu gihe wa mugani bimaze kugaragara yuko hari abantu babaye mwakira gihugu cyitwa u Rwanda bagenerwa ubwene gihugu, areba abo bantu usanga rimwe na rimwe abo bene gakondo usanga bo biyita abanyarwanda nk'uko bivuze, aribo babatutsi usanga biyita abanyarwanda, aribo abahutu usanga biyita abanyarwanda. Ni gute rero ubu butayu irembo ridusohora muri iki giputa cyanda umunyarwanda tukagera mu gihugu cyacu cy'isezerano ni irihe? Irya mbere naravuze bitangira ahubwo mpagarariye cyangwa se ndi umwe mu bagize inama y'igihugu bwami gakondo igizwe n'abantu 28. Numva ko abantu batangiye kwitahura iyo abantu 28 according ku bihugu byacu cyangwa se bihagendeye ku bihugu byacu byafite byagize u Rwanda, twaba tumaze kwishyira hamwe. Nawe ukaba uturi no kuvuga ngiye muramenye no muramenye ngende umurashisi ndi umunyarwanda. Numva ko twatangiye iyo niyo nkumuro tu Rwanda. Nitumara kugera aho ngaho noneho mboze kuvuga tuti ese tono ni gute tono twakishyira mu budasa, tugashyiraho igihugu cyacu mu budasa bwacu n'indimi zacu gakondo karemano n'izo mpugu zacu zidakuyemo zitavuyemo, noneho buri muntu akajya aba proud y'icyo ari cyo, aho kugira ngo ujye kuri televiziyo hariya uzi ko umusozo ushaka kuvuga ikinyarwanda usanga uri wikanira noneho ikintu kibutangaje usanga asubiramo izina Rwanda twebwe abanyarwanda gatatu kugira ngo yemerwe, kugira ngo urumva aboneke nk'umwe muri biterwa n'ipfunwe abantu bifitemo ko bananirwa kwemera abo wari bo. Ndi umurashi nta cyaha kirimo, ndi umusozo ko ntabwo ubusozo bigezeho u Rwanda muvandimwe, nta musozo w'umunyarwanda ubaho, ndi umusozo karame busozo ngo karame Rwanda karame, kugira ngo mbese reka abantu kuri umunyarwanda w'icyatwa ajya bitata ajya baneri pfunwe bene wacu bo umusozo umunyenduga umurati umushiru umurera umukiga uvuga ururimi rwawe rw'urukiga ubigendere ugende ufite fiyeri utagenda urankaguza utagenda wububa. Nicyo mbabwira. Urakoze cyane umwami w'Induga. Ndagira ngo nubundi umare impungenge abantu bashobora kumva yuko inama y'igihugu yaba ije gutesha agaciro ibiguzi byatanzwe kugira ngo habeho repubulika, na cyane cyane ko ari basogokuruza nk'uko bivuze bitanze bagarwana intambara yo kugira ngo bibohore, ariko wenda nubwo tutavuga ko bibohoye neza. Ese urabwira iki abantu baba bafite impungenge bakavuga bati abo bami 28 baje, ese ntago baje gutesha agaciro repubulika n'ibiguzi byayigenzeho? Urababwira iki? Ndagukeje mwami wacu. Buriya amakosa amwe basokuruza bacu bakoze, urabona iyo mu Rwanda intambara muba mufite narrative cyangwa se mufite ideology mugenderaho kugira ngo mbese muri dikirize yabo mu Rwanda. Ikintu basokuruza bakoresheje cyane kwari kudikiriza iriya ngoma y'abanyarwanda ari bakandamije ku bw'amari bubi, kandi ko abanyarwanda bari babi, bari batunze abacakara, bari abicanyi, bari abakinduzi. Noneho mu kuvana iriya ngoma y'abanyarwanda y'ubwami bw'abanyarwanda bibagirwa neza yuko ahubwo iriya ngoma yasimbuye ubwami gakondo bwari buhari. Nubwo bwami bwagomba kuba instituted cyangwa se kubusubizaho, urumva bukaba ari ubwami gakondo, atari ubwami bwica, atari ubwami bwiba, atari ubwami bw'umwami uganje. Ngewe mba muri Afurika y'Epfo ubwami burahari, dufite ibihugu 9 n'indimi 9 n'abami babyo. Mwizo ndimi 9 nta rurimi rw'South Africa rubamo,
buri muntu afite ururimi rwe, ubwo budasa bw'izo ndimi zabo nibwo bugira South Africa. Natwe buriya budasa bwacu bwashobora kugira icyo gihugu cyitwa u Rwanda, ariko nta muntu uvuga ikinyarwanda, kuko nibwo wazana abakademike bacu kavuga uti nimuduhe source y'ururimi rw'ikinyarwanda bafite, uzagenda uzashaka uzabe babo uzi kurusha abandi uhamagara uvuga uti ko muri akademike barakuduha source y'aho ikinyarwanda gituruka. Ntahari, kuko ahubwo ikinyarwanda ni ururimi rwibwe hagati y'Ikinyenduga n'Uruganzu, none babita ikinyarwanda. Kuki abantu batasubira indimi zabo gakondo karemano, u Rwanda yenda rukaguma uko babyifuza, kuko n'ubisha barukunda bose, ariko bakavuga bati abantu bagira ubudasa bwabo. Ubudasa bwacu burahari: ndi umusoro, ndi umunyenduga, ndi umunyambiri, ndi umunyabwishya, ndi umunyagisaka, ndi umukiga, ndi umurera, ndi umushiro. Izo ndimi zivugwe, abantu babe proud y'ibyo, basheri y'ibintu byabo bari byo, niho bakunze u Rwanda rwabo. Ikindi nuko kuvuga uti bitagaragara nkaho tugaruye bwa bwami. Ntago tuvuga buriya bwami bw'abanyarwanda, buriya ni ubwami bw'amashitani. Buriya ni ubwami bw'amashitani. Ahantu hose umunyarwanda yabaye, nta kintu na kimwe kibaho kizira umunyarwanda adakora. N'uyu munsi nta munyarwanda adakora. Bashaka kurongora ba nyina, bashaka kurongora bashiki babo, bashaka nta kintu, baratukana. Ujye imbuga zo kuntu batukana, kuko mu muco nyarwanda harimo no gutukana. Sinzi wari ubizi burya. Donc nta kizira kiba muri umunyarwanda. Niyo mpamvu rero tugomba kwideburasa izindi ndimi zabo ngo ni ikinyarwanda. Nge sinzi ikinyarwanda, mbisubiremo banyumve neza. Nta jambo nari muri ikinyarwanda nshaka kuvuga hano. Nge ndi umunyenduga, uvuga ururimi rw'ikinyenduga. Bavandimwe, ndakumva cyane. Icyo nabwira abasokuruza bacu cyangwa se abakomokaho abuzukuru babo bafite ikibazo cy'uko tugarura ubwami, kandi ubwami nubwo bwari bubatunzeho abacakara. Ntabwo tuvuga buriya bwami butunga abacakara, turavuga ubwami gakondo karemano, ubwami bwubahiriza imbago nk'ubutaka, ibirango byacu n'indimi zacu gakondo n'amoko yacu. Naho turangirira, ntabwo tujya mu bintu by'ubwami ngo tujye gutegeka ngo bajye kuduka tutarwaye. No, twebwe turashaka kugira ngo twubahirize imbago zacu, indimi zacu, gakondo karemano zacu, aho kugira ngo zitwe ikinyarwanda, ahubwo abantu basubira indimi zabo. Ikintu cyitwa ikinyarwanda tukireke, ko nta n'igihari, nta kigaragara, ko nta muntu ushobora kumpa n'umwe anje bokuva ya source y'ikinyarwanda ntayihari, ntayo. Ikinyarwanda ni ururimi rwiba izindi ndimi. Ubwo umunyarwanda y'ikintu cyose, uko umunyarwanda yiba n'ururimi, nta kintu na kimwe umunyarwanda atiba. Urabona hari ahantu bafashe bageze hariya za Nyanzare, basanze bafite igihutu, bakaba kubita ica, kubita muri imbwa, muri abashitani, ita muvuga ikinyarwanda. Donc uwo niwe munyarwanda. Hari abantu barabamaze babahamba mu mva zira bita amasigareves, baruzuye hariya ngo gusa kuko ari abahutu bw'igihutu. Kuko umunyarwanda nshaka ntago iyo bigeze ku bintu bye ntakora tolerance. Donc ni umugome, ni umwicanyi, ni umukinduzi, ni umusahuzi, ni umuryavandu. Nta kintu kibaho kizira umunyarwanda ashaka gukora. Byashoboka rwose, kuko aha umunyarwanda ari w'ubwoko usanga ahari hose rwose intambara ziba ari urudaca, ahageze akakirwa neza, bucya byabaye ibibazo. Ndabyemeranywaho nawe. Tugana rero ku musozo w'iki kiganiro, ndagira ngo tuguhe iminota 2 cyangwa 1 ugire ubutumwa utanga ugenera abene gakondo n'abenirage muri rusange. Yes, ako kantu k'abenirage reka tuzakavuga ubushize ko ganira nakandi cyari tikire kugira ngo umujye ngo umunota umwe. Ndagira ngo abantu bari muri twese ko turahangaha, hari abari mu buhungiro, abanyapolitike bacu, tubashe kudefinisha umwanzi wacu nk'uko akarere kamutwereka, ko kujya hirya y'ibindi. Akarere katwereka umwanzi wacu nigaca ku ruhande, ni umunyarwanda. Nawe umwanzi wawe ni umunyarwanda, nawe njyaho ndi umwanzi wawe nanga umunyarwanda, ndi inyangarwanda, nanga ikintu cyose gisa n'u Rwanda. Nandi umunyarwanda ndamwanga, urumva ni umwanzi w'ibihe byose. Ni naho ndangirije, kandi n'akarere kakabona umwanzi. Natwe tujye kubona umwanzi wacu. Ntabwo umwanzi wacu ari umututsi, ntabwo ari umuhutu, ntabwo ari umutwa. Umwanzi wacu ni umunyarwanda. Murakoze. Urakoze cyane, urakoze. Turagushimiye cyane, kandi by'umwihariko dushimiye n'inama y'igihugu y'ubwami gakondo nk'abantu mwagize icyo gitekerezo. Rwose Imana ibaha umugisha, kandi turabashimiye cyane, tunagushimira n'uruhare rwawe muri iki kiganiro. Ugira amahoro. Dusuhurize abo mu nduga ngari ya Kibanda. Ndagukeje mwami wacu. Gorora byose vuba.